Hello my people, meze mute, njye meze neza, reka twizere ko namwe mumeze neza. So rero hano turi kuri Shyaka BTV show. Dufite umutumirwa, so bwa mbere dusanzwe dukorana muramuzi. Kubera rero ibintu byinshi agenda agaragaramo ku mbuga nkoranyambaga, ku giti cye se, twifuje kongera kumuganiriza kugira ngo aduhe ku bumenyi afite, kuko afite ubwenge bana banjye. Tuguhaye ikaze rero kuri Shyaka BTV show. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane. Ongera ubibwire rero. Okay, amazina yanjye ni Mr. Noah Nsanzumukiza. Nkunda kuvuga ngo people with disabilities but different ability, umwana w'i Rwanda, the heart of Africa. Yeah, murakoze cyane. Murakoze cyane. So rero ubushize tuganira watubwiye ko uri mu disability. Yeah. Na intro ukora humvikanamo disability. Yeah. Ese akazi ukora nako nakaba disability, ukaba uri include muri disability? Akazi ukora dushaka nyine uduhe ishusho utuganirize. Akazi nkora ntago kaba disability, nta nubwo ari organization y'aba disability. Voilà. Ni muri organization ya disability cyangwa ni ubundi nkorera ikigo bita Weke cyangwa Worldwide Learning Campus. Ya urumva ni campus. Campus ni kaminuza mu yandi magambo. Cyangwa Weke outsourcing nabyo turabikora. Ya nkora nko Director of Finance and Administration. Ya nako kazi kanjye. Urumva iyo titre ukuntu ikaze. Ubu rero ndi kubyo wumva ukora mu mafaranga. Ese ndashaka nyine tubiganireho. Nshaka tube fan, twumve nyine ari ibintu bisanzwe ariko nanone bifite isomo. Hari abantu bajya bibeshya cyane ku ba disability ngo bakora mu bari bene wabo, bakora mu ma organization ubundi y'aba disability. Nshaka noneho uduhe utwinjize nyine neza mu kazi. Wakabonye ute? Se ni impuhwe bakugiriye? Nkuko ushize atubwiye ko ukoresha imbago cyangwa igare, ni umuntu wakwiboneye mu muhanda uri kugenda aravuga ati rimbabare ngwino nkwihera akazi nyine how Okay, urakoze cyane Shyaka. Yego. Kuri isi nta kintu wabona for free. Nta na kimwe pe. Buriya ikintu wabona kiri for free kuri iyi si, umubyeyi wawe uguha ibere, ariko nabwo iyo umaze kumenya kugira utwo ukora, hari n'igihe atakugaburira akavuga ati ndakugaburira uvuye kuvoma. Wenda ab'i Kigali bo amazi aba ahari, ariko ushobora no kukubwira ati nimba utakuropye ntago rwose ni breakfast ntuyirebeho. Rero iyo ni ishusho nziza igaragaza yuko nta kintu cy'ubusa kibaho. Kandi nongere nibutse yuko abantu impuhwe nyinshi burya harigeze zikubuza amahirwe. Sinkubwiye ngo ujye ureka kugira impuhwe ariko zigira aho zigarukira. Kuko ushobora kungirira impuhwe ngo ibi n'ibisi mbishoboye, nakubwiye ko nkora muri administration na finance. Tuvuga urugero, wenda hari ibintu ndi butange, umuntu akaza akamubwira n'uwaba arabikwaka vuba vuba reka ngufashe. Nanjye nkemera akabimfasha, sibyo nkabitanga. Ejo akaza ngo reka ngufashe, nzashiduka navuye kuri ako kazi. Ari we wagasigaranye. Kuko niwe wagasigaranye, niwe wabikoze, niwe ubikora, ugasanga ni guhembwa. Akavuga ati n'ubundi ahembwa y'ubusa. Ya rero wambwiye ngo nguhe urugendo rwanjye rwo mu kazi. Natangiye akazi, of course urumva kugira ngo ngere kuri iyo title nuko ndi mfite bachelor muri finance. Yego. Ariko ntangira akazi ngira ngo bibere n'abantu isomo. Akazi kose wabona wagakora.
nangira akazi natangiye ndi customer support. Wakibaza uti customer support mu buhe buryo? Na urumva nakubwiye ko turi Worldwide Learning Campus. Worldwide Learning Campus. Ubanze umva ko kandi Worldwide Learning Campus. Iyo hajemo ni ukuvuga yuko ari ibintu biri electronic cyangwa ibintu by'ikoranabuhanga. Iyo customer support yanjye nakoraga ni ukuba wowe Shyaka cyangwa undi wese tutazi undi uri yaba US yaba Europe yiyicariye iwe akeneye gukora examen wenda arashaka certificate runaka ibintu nk'ibyo naramusapotinga. Icyo nakoraga mu gucana imashini yanjye nkashyiramo nari gukoresha za termingo boro nkashyiramo nkajya muri account yanjye namara kujya muri account yanjye nkashyiramo username yanjye n'ibindi byose, then noneho nkaba ninjiye mu kazi nyine nkagezemo ushaka gukora ikizami yarakoze registration akaza kuri screen naramusapotingaga nkabanza nkamubwira scanninga room yawe unyereke ukuntu imeze nyereke nimba nta mwana uhari ni ubwo nyine twabaga dufite rules and regulation tugendera nk'umuntu ugiye mu kizami. Ako kazi nkagakora yaba agize ikibazo kuri computer nabwo nkamufasha akarangiza ubundi certificate ye akazayibona. Natangiye akazi kugeza ugeze kuri iyo level, ariko ubwo natangiye gutyo nyine numva na depoje nk'abandi muri examen barakwemerera. Muri examen si ukunyemerera ko ndavuze ngo baranyemerera nuko baba baranyigeze. Ntabwo kuba umugaye bigwa garanti yo kuvuga ngo banyakazi for granted. Yego nagiye mu kizami nk'abandi ndakora interview ndakora ndatsinda mbona akazi nk'abandi bose. Nkora customer support ariko kubera nyine imigisha y'Imana n'ubushobozi if I can say it, bareba degree yanjye bareba na comportement uvuga ati nawe wazamuka wicare kuri iyi ntebe. Ubu niyo ntebe y'ubu wigezeho. Mbonye akazi gutyo bageze kuri nako akazi ko nari narakabonye banzamutse gutyo. Wazamutse mu ntebe. Ntekereza yuko no kuri YouTube yanjye nabyo nabivuzeho aho nkora n'ibyo nkora ubu ndumva ari iki sinzi niba ndasubijwe ariko nyine hari ibindi bita biziramo. Urakoze hari buretse ko utaragenda ari abantu nyine bafite imyumvire nk'uko wabivuze bakumva nkirangiza ari nk'umuntu rwose abona ngo ukumva kugira impuhwe yo Imana izagufashe ariko uzabona akazi uzakabona muri bya bigo byanyu nyine bakumva ariho ugomba kuba oriented. Hari n'umwarimu wanyigisha muri kaminuza twahuye ndambaza n'uwabiti ni sawa umeze ute mu buzima busanzwe hano muri Kigali umeze ufite akazi ndakora ukora mu bigo by'abantu mu bigo byanyu gute bavuga ngo ni ibigo byanyu kandi leta ngenda ndashima leta cyane nanabikozeho ikiganiro. Leta ifite gahunda icyo bita employment inclusion employment. Rero ntabwo umuntu ufite disability azajya gukora za Gatagara cyangwa ngo akore muri Nadoro cyangwa akore muri THT cyangwa akora ahandi hose, ahubwo ahantu hose turi open. Urumva nabaye nkora muri worldwide. Urumva ni imigisha y'Imana kandi ariko nshimira na leta nshimira n'umukoresha wanjye ushimira n'umukoresha wawe ugira wabonye nyine
ntabwo Ntabwo yajudginze book yajudginze. by its cover. Yes. Ntabwo yigeze abona physical appearance Yeah. yawe ngo avuge ngo uyu akoresha bekiye, Yeah. akoresha ibikoresho ibyo ari byo byose, ahubwo yarebye ibiri mu mutwe wawe, Yeah. aba ari byo ahava rero. Urakoze cyane. None se nko mu kazi ukora, hari aho ushobora kugira imbogamizi bigendanye n'ubumuga ufite, cyangwa se ugasanga nyine ikintu ntugikoze ku rwego wumva ugishakaho kubera ubumuga ufite? Oya, kuko urumva icya mbere cyo yize finance, njye wayihitiyemo, bishatse kuvuga yuko ibintu byose bijyanye na finance na administration, ibyo bintu ntabwo ndi disability kuri ibyo bintu. Voilà. Imbogamizi ushobora kugira ni nk'iz'umukozi uwo ari we wese. Ni nk'uko umukozi nawe yabashe agasanga PC ye wenda yagize pane, uhita ahamagara technician ndebera kuri iyo mashini. Nuko nanjye byagenda. Okay, nawe ni nuko byagenda. Ese hari ikosa kuko leta y'u Rwanda nge nzajya nyigarukaho cyane, irakora cyane, kuko from home to job nta mbogamizi ngira. Hano nkasohoka mu nzu nishyura yanjye abyongereho, nkagenda muri kaburimbo nk'abandi baturarwanda bose, nkakoresha igare ryanjye Imana yangiriye neza, mbona ubushobozi ndarigura, nkagenda nkagera ku kazi, nshimira n'abantu dufatanya mu mihanda baba bari mu binyabiziga byabo ntibamputaza. Nawe ufite ikinyabiziga cyawe nanjye nkagenda nkagera ku kazi, nagera ku kazi nkafata elevator nk'abandi nari nzisije mu bwinshi kandi igenda muri ugenda muri nyinshi nkafata elevator ikangeza ku kazi, nkajya muri office nk'abandi, inama yaba ihari nkayatendinga nk'abandi, kandi abakozi banjye bakanyubaha, ndetse n'umukoresha wanjye akanyubaha, ndamukunda cyane, ndamwubaha. Ariko kandi nyine ni uko abona ibyo nkora biri perfect. Voilà. Okay, urumva hari uburyo wowe wigirira icyizere and then n'abandi bakugirira icyizere. Ese izo mbaraga zo kuba wakora ku kazi kandi wari mu disability, izo mbaraga wazikuye zo kuba wajya kwiga ukasozwa ukavuga ariko ngomba kwiga ibi? Hari ukuntu abantu bavuga ngo ibi isomo iri n'iri rigenewe aba n'aba, bo bakabijajinga muri ubwo buryo. Wowe izo mbaraga wazikuye? Njyewe imbaraga za mbere buriya umugana niba wacu umugani baravuga ngo kuko umwana umureze niko akunera. Sinzi nimba nzanye imvugo nyandagazi kuri social media, ariko ntabwo uwo mugani ari weho wuzanye. Ni umugani twasanze. Komuteri umugani ugana kariho. Nimba umwana waramureze umushyira hariya mu cyumba, wowe uramugaye, buri munsi haraza abashyitsi, turakuzanira ibiryo mu cyumba, tuzajya ugumana mu cyumba, umwana nawe azakura gutyo. Niyo wamujyana ku ishuri ntabwo azumva yuko najya no ku ishuri azicara inyuma kuko aramugaye. Cyangwa se hari abazamukorera nka bimwe wowe ukora, yego, ngo uramusapotinga kandi uzi ngo uri kumusapotinga. Izo mbaraga zose ejo bundi nibwo nakoze ikiganiro nzanacyapotinga wenda mu minsi nza, nakavuze byinshi cyangwa nkabibwira byinshi ku mubyeyi wanjye, ariko ntawe uhari. Ariko imbaraga zose nazikuye kuri ku mubyeyi wanjye. Respect ku mubyeyi wawe. Rero nicyo cyane imbaraga, ndeba ukuntu from nursery to university mbona ukuntu yafightinze, ndavuga nanjye rero nimba si njyewe wenyine yari afite, ariko ugasanga ni njye nyine ninjye afitiye igishyika. Abashyitsi nimba baje, Noah yambaye neza yicaye muri salo, Noah umuhungu wanjye, Noah gushyana gutya, Noah nyine numva yuko ngomba kuba nyine ndi umuntu
ukomeye niho ukuye imbaraga zo kuba ugeze kuri level ubu ngubu uriho. Ako ntabwo nagera kuri Matsiko Submission. Biracyakomeza. Okay, urakoze. Biracyakomeza ni nkuko nyine mu buzima buri muntu wese ahora yumva yagateye intambwe, yakongera indi ntambwe akagenda. So nari nkiri kwibanda cyane kuri ka kazi ukora. Ku bakozi mukorana, eske nta nyine ntago bashobora kuvuga ngo ntago bari buze ngo bakubaze ikintu runaka kubera ko babona uri mu disability, ngo bagutinye ntibisanzure nkuko bakisanzura ku bandi bakozi bakorana. Rero kintu tubona madame ni gukunda kumbwira ngo abantu bakuze nibo bari bafite tuntu twishi muri mind, bibaza zo kumva ngo bahejeje umuntu umugaye kumva ni ikimuga, ariko kudeshapo ku bajene. Urumva ikigo cyacu ni icy'abajene, ni abana bakiri bato n'abakuze, kandi nabo urumva umuntu intellectuel, umuntu ufite wenda doctora n'urugero ntabwo yajya muri ibyo. Rero rwose n'abacuti banjye uzi nzi yuko benshi banzi banambona, uzareba iki kiganiro avuga ati ariko Nowa yaratubeshye turamutinya, azabikire muri commentaire. Ni abana beza cyane, ni abana beza. Youth ibintu byo kuvuga ngo ikimuga gicumba, za mvugo nyine za kera, ahubwo njyewe natangazwaga nuko baba nyine bari proud yanjye kurenza uko mbitekereza. Baragutunguye, bakumva bari fier yo gusohokana nanjye, no ngwino tujye kunywa agakawa ngwino. Nyine rero umuntu wabaye surprised muri make. Mubanye gutyo ntabwo nabaye surprised kuko no mu muryango ibyo bintu ndabizi ko mama atigeze abigira. Urakoze cyane. Rero kugera no muri society ugasanga bimeze gutyo, usibye ko nyine katabura ushobora kujya nko muri supermarché ngo bakagatabo. Ariko rwose the youth mumve ko mbashimiye cyane, ni abana beza cyane. Uruvuga rero mu kazi, urumva impamvu ngiye nitsaga cyane mu kazi nuko ngenda mpura na kategori nyinshi zitandukanye, cyangwa se n'abantu bamwe na bamwe baba disability bavuga ngo akazi baragiye bakora interview y'akazi baratsinda, ariko bategereza ko bajya mu kazi baraheba. Nuko nyine icyo kibazo gihari cyuko ushobora kuba uri mu disability ariko nyine ntibaguhe nyine vari nk'iyo ukwiriye. Icyo kibazo kirahari ndabizi, ariko nimba navuga ngo ni Imana ngo ni iki simbizi, ntabwo ari imbaraga zawe. Imana iri hejuru ya byose of course, ariko icyagutangaza ni uko nta nubwo nkora muri institute itari ya leta, nkora muri private. Iri private. Rero urumva n'abandi bakoresha bagakwiye gutekereza gutyo babyigireho. Okay, so rero tugana ku musozo, ni iki usaba companies, ni iki usaba abakoresha abandi batandukanye kugira ngo ibyiza company yawe yakugiriyeho cyangwa se ibyo wahuye nabyo n'abandi bagende bahura nabyo basarure kuri izo mbuto? Ubundi baravuga ngo nakivuga ngo hari umuntu abura ikintu yavuga, wenda ku batunzi ubura icyo avuga inka, avuga ngo dore uruko rucebe rwayo. Hari umuntu rero ubona umuntu umugaye, yaramugaye nta kintu yakora, uriya se yadufasha iki? Buriya azaza ahindagura ibintu byacu, atangiye kuvuga ngo ntabwo abona aho akatisha igare, ntabwo agira ate. Ariko nimba leta yicara ikavuga ngo dushyireho employment inclusion
inclusion employment sinzi nimba mbivuze neza nyine kudaheza mu murimo nk'uko yashyizeho uburezi budaheza sorry ikicara ikavuga ngo reka nshyireho kudaheza mu murimo ndibaza umukoresha nawe ntabwo yagakwiye kuvuga ngo yaramugaye uyu afite ubumuga bugufi uyu ni user wheelchair uyu ni ikiragi uyu ni impumyi no kuko abenshi noneho usanga nyine fata umuntu leta yicaye ikamuha scholarship urajya kumwimakaza gute abo bantu bariko barahari yari naniwe kuba yahereza undi scholarship abo bantu barahari ahubwo tubahe message imeze rero yo kuba hano kuvuga ngo turashoboye accessibility ibonetse uregarega nawe urebye wasanga nawe hari ahandi afite disability ariko turakora nk'abandi bose rero umuntu ni nk'undi simple mu magambo make bareba ubushobozi dufite aho kureba physical appearance okay urakoze cyane ndi kumva nyine nabaye speechless kubera ko ibintu byose ukuntu bigenda biraninga bimeze neza cyane so rero kuri Shyaka Beauty Show tuganira cyane n'abantu bafite ubumuga cyangwa se n'abafite aho bahuriye nabwo urugero nk'umudamu wawe dushobora kuganira kuko hari amakuru nyine afite sibyo ikindi tuganira kubo byakunze ariko tutibagiwe ko hari n'abo byanze nk'abo byanze badafite icyizere cy'ubuzima dusoza twababwira ngo iki bampera ihumure cyangwa ubakurizeho oya ntabwo mbere guca kuba igicantege ku muntu runaka ariko kandi festival wowe ubwawe intwari y'ubuzima bwawe uri icyambu cy'ubuzima bwawe banza wikunde mbere yo gukunda abandi kuko hari urukundo umubyeyi yagukunze rero nawe wo kugira ngo uharanire ube uwo ushaka kubaho nuhitamo kuba uwo ku muhanda uzaba uwo ku muhanda nuhitamo uwo kuba uwo mumaro uzaba uw'umumaro kandi ndabizi neza isi muri rusange cyangwa twifatira abanyarwanda muri rusange ushobora kuba umubyeyi wawe wenda ataraguhaye urwo rukundo ariko hari undi uruguha yabona aruguhaye akabona urupfushije ubusa uvuga ati n'ubundi ntakirimo sibyo rero any opportunity ubonye chance ubonye amahirwe ubonye uyapfusha ubusa amahiya yakoreshe kandi uzagera kuri byinshi wikiriye bangwa nacitse ukuguru gucika ukuguru ni ibintu byoroshye kuko umunsi ushobora gusohoka hano kuri gate imodoka ukaba kuvuyeho ariko ntabwo wakwiba ingero zirahari z'abantu bacitse amaguru bakaza gatagara tukigana bari abamotari ariko ubu nibo bajya kuri microscope bakakubwira wowe urwaye malariya iyo yiheba byari kugenda gute yari kubarangiye rero fightinga ube intwari y'ubuzima bwawe ube icyambo cy'ubuzima bwawe murakoze cyane noneho rero dusoreze ushima abakunzi bawe unabashishikariza ko n'abakunzi bawe bari kuri Shyaka Beauty Show bashimire cyangwa se ubabwire ikiri ku mutima wawe ubabwire naho bagusanga abakunzi banjye ndabizi muri benshi icyo nkunda kuvuga cyane Uwiteka akomeze abazigame abagure abateza imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose ababyeyi nabo bafite abana bamugaye abareka mbaye message mube nyine mugire sinzi nabyita ngo iki mubereke urukundo mubereke yuko bashoboye bazagera kuri byinshi
ntekereza yuko iyo mama adafayitinga ntabwo meze gutya. Mama yagiye mbura amezi make ngo nagize kaminuza, ariko iyo ntagira n'abandi bakomeza ngo bamfashe muri urwo rugendo ntabwo meze undi. Rero abo bose ndabashimira cyane. Nkunze kuvuga ngo ubu nta mubyeyi n'umwe mfite, nta n'umwe, ariko si ukuvuga ngo ntawe mfite ini blood, ariko pe mfite ababyeyi benshi ntanabasha kumenya, benshi ntarondora, ni kubamenyamo ndabazi. Hari n'abantekereza nabo duhura ngo turagukunda, abo ndabazi. Abo bose rero ndabashimiye kuko ibyo bakora ni abantu b'umumaro cyane. Ubundi dukomeze tubane mu biganiro, mu nama. Umuntu ushaka kureba ibiganiro byanjye yajya kuri YouTube yanjye, ni Mr. Noah/Esther. Esther ni umugore wanjye nkunda cyane, ntabwo nzareka kujya mbivuga. Ubundi ukadukurikira, hamaze kugeraho ibiganiro 77. Ukajya no kuri TikTok naho wansangaho still ni Mr. Noah cyangwa Mr. Noah, yego uribonaho. Kabonaho Karugo ka Peace and Love kuri TikTok yanjye. Kuri Instagram naho ni Mr. Noah/Esther, naho wajyaho ukandeba. Kuri Facebook ni Hobio, n'amazina yanjye ni Noah Nsanzumukiza. Aho hose tukabana. Ubundi wanshaka ukambona, ubundi tukaganira, na nimero de telefone uyishaka wayisangaho, wayibona kabisa. Wanyandikira no kuri izo social media ndagusubiza nta kibazo. Murakoze cyane. Yesu mubana. Murakoze cyane. So rero kuri Shyaka BTV Show nakagaruka nkuko twabibabwiye, tuzajya dukomeza kubagerera kuri bamwe na bamwe. Yego ntago twabageraho bose icyarimwe, ariko tuzagenda tubageraho gake gake. So komeza kubana natwe rero kuri Shyaka BTV Show. Ugende ukore comment, like, share and subscribe. Bye bye.